The Zoom TV 24. Hari umuhanzi ugezweho mu Rwanda ngo witwa Igisupusupu, umuntu waba muzi? Numvise bamuvuga ariko ndashande kunjaze ko nakijya kureba. Niyo bagize ndababya ngo nibafunga ayo bantu yabo ndaryinnirye. Mukecuru nakabazo kamatsiko nkugarure mu myaka 22 yawe 25 wibuka kuntu mwasaga icyo gihe? Wenda tugeranye n'ubwiza bw'abiki gihe. Twari nk'abazungu. Ariko mukecuru harakabuzo bibagiye kukubaza. Abasore wenda wemeye uwo ariko baguteretaga nk'icyo gihe bari nk'abangahe? Babaga benshi ariko nawe numvaga uwo numvise n'uwo nguwo gusa nanjye. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Urabona ko nkiri umusore rero muto. Sawa. Hanyuma mukecuru turagira ngo twiganire tubonye umuntu mukuru cyane tugira amahirwe yo kuganira nawe wenda akatubwiraho gato ibanga yakoresheje kugira ngo n'uyu munsi abagihumeka kandi umuntu akunda kuvuga ngo atanduranya nk'abiki gihe. Mukecuru niba mwibuka neza mufite nk'imyaka ingahe? Ngewe ntabwo nayibagirwa imyaka yanjye kuko narongwe muri 18 ifite imyaka 124 ni wowe wakane ngiye kurangiza. 18 nibwo bari bagufatiye irembo byose? Nibwo uko bwatashye nibwo nashatse. Okay, dusubire muri iyo myaka mbere wenda byaba bimeze gute? Umusore icyo gihe wari warakubenguze ubwo n'umutware wawe kandi niwe wonyine niwe nyiri urugo n'ingo zaguriye. Cyari wasubura yaritahiye ninjye usigaye ndeba memuka nanduranya nuko. None wenda tugarukeho gatoya mu bihe byanyu bya mbere kujya gushaka umukunzi urabona bitandukaniye n'ibyubu? Yewe byari bitandukanye kuko wamushaka kumukunze nagukunze yarazaga akabaka gusaba bakagukwa bakagira gute nuko ibirori bikagenda mugasezerana n'ibyo nabindi. Byari kera cyane. Abiki gihe bari bwo bajya bareba ku mitungo umuntu atunze bakareba umusore igihagararo cye. We wenda tujye ku mukunzi wawe wa mbere niki wamukundiye cyane ku buryo wamwemeye? Kuko turabona nawe ushobora kuba ari umukobwa mwiza cyane mu myaka yanyu. Uwo nashatse niwe witahiye nta wundi wa kabiri nashatse. Nigumira aho ngaho kuko yitahiye cyakorana n'imbyaye imbyaro 15. 15 nibyo nagenda na mama burya yayenda kugeza ngaho bari benshi nawo. Hanyuma mukecuru ariko bose barashise n'intambara yabamazeho no kwihangana ariko ntacyo. Ubona rero urushako rw'abahambere rutandukanye n'urw'ubu? Biratandukanye. Ukuntu bitandukanye ubu ntawe ukimenya ko ari umugabo yashatse cyangwa umugore ngo amenye ko ari umugabo yashatse. Umugore amenye ko ari umugabo yashatse n'ibidashoboka bose basigaye ari hanze nk'inzu z'imyenge. Ubwo bishatse kuvuga se ko abiki gihe wenda ibyanyu byari byo bimeze neza kurenza iby'iki gihe? Ibyacu byari bimeze neza cyane kuko umugabo yubahaga umugore we mpaka mwaka kuzageza igihe nubwo yanashaka abagore hari bageze kuri abangahe ariko uri we umugore we mukuru ari we umugore wawe mukuru w'isezerano yazitahira agasiga amenya yuko ari we wasizeho gusa nta kindi. Ariko ubu bihagaze gute kubibona? Ubu bihagaze nabi. Umukobwa w'iki gihe nakimenya ko ari umugabo w'iki gihe nakimenya ko ari umugore ashatse. Niba naniye ndazana undi, niba naniye nanjye ndashaka undi, nanjye ndatoroka njye kure aho nshaka uwo niko bisigaye bimeze. Urabona byakagenze gute se? Hakabayeho kwihangana wenda bibazo cyakora iyo hagize uwihangana niwe wumva bubaka ingo zabo. Abakobwa b'iki gihe rero mukecuru wenda katuhere ku bakobwa burya namwe mwigeze guca muri ibyo bihe by'ubukumi wenda sinzi ku myambarire yanyu ya kera ukuntu byari bimeze. Abiki gihe banumva babanenga kwambara imyenda migufi
wenda wabaga waberewe mu bihe byanyu yabaga yambaye amakanzu, yambaye imyenda kera ariko ibyo byabonekaga aho abahinde bamariye kuzira hariya n'abarabu, ubundi biyambariraga ibishongero ariko n'aha hose ntuzamubone rwose, ukabona ari umuntu wambaye wikwishe, nawe abo basigaye bambaye ubusa, urahura bamukubita amaso ugasanga yambaye ubusa, ugasanga birakomeye. bavuga ko abakera bambaraga udushabure tugeze hano hasi, ab'iki gihe bagasigaye babishingiraho bavuga ati mwitwibasira ntabwo twishe umucora, ko bavuga ko twabaga tugeze hano. Barambaraga ikintu mbese wabonaga kihagaragaraga ni hano muri bene nk'aha ngaha mu gituza, naho ibindi barambaraga kuko babahaga intuza, babahaga ibyo bambara bibakwiriye. Iyo ubonye rero umukobwa w'uyu munsi yambaye wenda bitandukanye namwe, uramubwira akavuga ngo uramutuka, kandi umuntu aba ashaka kwambara yikwishe. iyo wabonye rero wumva umerewe ute mu mubiri mba numva ubwenge butakaye, iyo mbonye umukobwa w'ubu yambaye ubusa mba numva bitakaye. Ibyiza niyambare yikwize, afate inzira agende, n'ibyo. nawe ubu ngubu bisigaye bimeze nabi. tugaruke ku babyeyi ba kera. Ababyeyi ba kera hari ukuntu mwabaga hafi abana ku buryo nuko gutambikira bitakundaga kubaho. Ab'iki gihe nabo ubona wenda batarimo mu myaka yawe, ubona bagerageza cyangwa n'abiterambere ryarabatwaye cyane? Iterambere ryarabatwaye kuri iki gihe, ntawe ugifite umuco nk'uwa kera. Kera wari yubahaga ababyeyi, yubahaga abavandimwe, abaturanyi, abo bari kumwe, kuko ku isi abantu bavugaga ngo ni miliyoni zingahe n'iki, kandi babandi bakubeshya ariko ari abantu babiri ku isi hose, isi yose, haba mu mahanga, haba abazungu, haba abanyarwanda, ariko ni babiri ku isi, umugore n'umugabo. Nibyo byabagaho. Mukecuru, noneho tuze mu bintu byo kubana k'umugore n'umugabo cyangwa se iby'urukundo. Urukundo rwanyu rwa mbere, umuntu yakundaga umuntu ngo bikomeye cyane ku bihe byanyu, ndetse hari ubwo ngo babazaniraga nabo muzabana, ariko ubu ab'iki gihe twari dufite uburenganzira bwo kugenda ukamwishakira mukazana abantu. Ubona iyo migirire ya mbere niyo ubu bitaniye gutanga uburenganzira? Biratandukanye, kuko kuri iki gihe cy'ubu uko bitandukanye, barazaga bakaza kurambagiza n'u Rwanda, bavuga bati tuzashaka umukobwa wa kanaka, tuzagira gute. Ubwo wabimenya ubwawe, ugatangira niba wavuga ugenda, niba wari umusimbutsi, niba ari iki, ugatangira ukicisha bugufi, ukamenya ko ugiye kubaka urwawe. Kandi bakakubwira ati mwana wanjye, reba ibyari biriho byararangiye, ujye umenya yuko nawe uzubaka urwawe, ukazagenda ukarwubaka koko ugakomera. Mukecuru, ubu ntibitangaje muri iki gihe turimo, tushobora kubona n'umukobwa icyumweru kimwe, akwezi akajya gushaka uwundi, tugashaka ahubwo tukabana, tubonanye gutyo duhuye nka hano hajya ni mu Gakekero. Hano ni Kamabuye. Nk'ubu nkabenguka umukobwa hano Kamabuye, icyumweru kimwe, bibiri tukabana. Namwe niko byari bimeze mbere? Kera byose niko byari bimeze, urukundo rwabaga kuva na kera, ntabwo ari urw'ubu rwonyine. Gutangira muri za 20 ukazarinda ugeza mu ntuza muri iyi myaka yose, ni kera cyane. Ariko se wenda mukecuru, nakabazo k'amatsiko, nkugarure mu myaka 22 yawe, 25, wibuka kuntu mwasaga icyo gihe? Wenda tugeranye n'ubwiza bw'ab'iki gihe. Twari nk'abazungu. Twari nk'abazungu. Hari ubwiza, hari abakobwa b'iki gihe ubona kurusha ubwiza ugereranyije n'ab'iki gihe? Ntabakurusha ubwiza. Oya, nibyo birashoboka. Ntabakurusha ubwiza nubwo dushaje bwose, ariko birakomeye. Mukecuru, urebye nk'abakobwa b'iki gihe basigaye bakoresha uburyo bwose kugira hase neza inyuma, no kwisiga amavuta wenda bakesha. Hari n'utwo ujya mwumva ngo bita mukorogo, nawe ushobora kuba uyazi, ujya wumva abana bayavuga. Njye n'ubu bayavuga, ariko ibyo ntabwo
ibyo ntabwo bibaho. Umuntu yemera Imana yamuremye akaba ari yiza mukura ku isi gusa nta kindi. ubona mu gihe cyanyu y'ayo mavuta ya mukoroga zo kubaho yo mwari kuyisiga cyangwa mubona byari kuba bitandukanye? Reka aya ngaya nta nubwo twebwe twakundaga kuyisiga ko twari mu kizungu. Twisigaga amavuta twakuragaho mu mahanga yeye nuko umuntu akagera mu kizungu ntabwo bayisigaga cyane. Bisigaga aya ngaya humura meza cyane. Ubwo iyo mwakundaga kwisiga y'icyo gihe yaragezweho ubwo yari nka yahe wumvaga umutware cyangwa sheri wawe yakuzanaga icyo gihe? Yewe sinyibuka n'amazina yayo. Hajya bura Claire nayavuba ntabwo ari kera. nayo muri za 60 muri za 70. Ubwo se iyo mwabaga mwagize ibihe byiza n'umukunzi wawe muri icyo gihe umuntu mwasohokeraga he habaga hagezweho icyo gihe? Sinde mwavukiye hino? Twavukiye muri Nyarugenge. Nyarugenge urumva ni umunyamujyi cyane. Ubwo rero munizihiye uravuga ati uyu munsi ndashaka gusohoka. Ni he hantu hagezweho? Ahantu hagezweho cyane hakarenga bakagerwaho ni muri za Gitazanuza za Butare na za Nuza na za cyane bajyaga bavaga inahangaha mu mujyi wa Kigali bakajya Butare bakajya ahantu hitwa Ntuza mu hapo maze no kujya mibagirwa hose. Muri Kigali rero wabaga ashaka kumusohokana mu mujyi ho hari aho twumva hari abo bana bumva nko kwa Rando bakumva kwa Rando kwa Ntuza kwa maze no kujya mibagirwa. Nara kwa Baruhora hose no kwa Barajyani hari abakuru ba kera. Hari abisoko byajya zabaga ku bwanyu Kadirake yari twumvaga babyiniraga. Nazo nuko babifataga mu ariko hoteli Kiyovu ngo icyo gihe abantu bajyaga zari zihari ariko rero n'abakobwa bakundaga kujyayo cyangwa abagore n'ibishoboka. Noneho rero tuze muri bwa buzima bw'imibereho y'urubyiruko. Umuntu aribaza iyo urebye urubyiruko rw'iki gihe usanga leta ihanganye n'ibintu byinshi birimo kurwanya inda ziterwa abana bakiri batoya. Umuntu akibaza mu bihe byanyu nk'umwana yatinyuka gukora imibonano mpuzabitsina ari ku kigero cy'imyaka ingahe ko tubona ubu abenshi bayikora? Yabaga nko mu kigero cy'imyaka 18, 17, 20, 30 nuko. Abiki gihe ubona bihagaze gute? Abiki gihe nta kigenda. Bipfira babikora hakiri kare. Reka ibyo ntabwo nubwo n'abana bimbaza ngo nzabikubyire ko ntabyigeze se ngo menye ibyari byo. Oya wenda ukurikije nko kubabona abana se ntabyo babona hano bakina buriya. Yewe umwana wanjye nkubeshye ubwo naba nkubeshye. Tugere noneho mu bintu imyidagaduro mwaridagaduraga rero bikomeye. Twajyaga uzi ukuntu twateraga imipira n'ukuntu twasimbukaga inyiramende. Buriya wararusimbukaga? Ubu nuko nshaje ntabwo wari kuntambuka wowe. Kera nari umuntu wa hatari. Usimbuka urukiramende. Ahandi wenda mu myidagaduro hari abahanzi babaga bagacishaho wenda mwakundaga mu minsi yanyu? Twajyaga hariya muri Nyarugenge. Abundi tukajya iriya mu Nduga za Ntuza imaze kujya mibagirwa. Umuhanzi wari ugezweho icyo gihe ninde wabacurangiraga mwese icyo gihe wari umusitari? Mbende cyane bibuka. Aya Basebanani saba bo ku bwanyu? Bande? Basebanani nabejo bundi. Nabejo bundi. Se mwe mwana ufite bandera? Hari kunumva nakibibuka. Abakera ariko imyaka 100 n'ingahe burya ntabwo yari ikintu gitoya. Banyaminani bamibereho nibo bari bariho naho abandi bose nabari bariho. Mu rugo bakundaga gufungura radio mu gitondo saa 11 hari numva turimbo twa Burakeye. Izo ndirimbo banza zarabafashaga cyane muri ibyo bihe. Abakuru se batuma guzumva
arakubwiraga ngo nugumya kuzumbura ashaka kwigira ikirara tuzibukira ukazireka ukabireka. ni nk'akaye karimbo ka kera kakuza mu wumva kari mu mutwe ariko ukavuga ati nta n'uwo karacyanzamo ndakakuroga ntabwo nakubeshya shaje nabi ntabwo uri gusaza nabi ahubwo ni ukwibagirwa iyo umuntu yashaje agenda yibagirwa. Hanyuma wenda tugera ku musozo abahanzi b'iki gihe ariko ujye bumva se nk'umuhanzi ujya wumva w'iki gihe wenda ariko nsigaye mbyibagirwa niba mbyiri cyose gaho cyangwa n'abanyifite nkagisigaho nkihakurikira nkagenda ibintu by'iki gihe birahimbye ndareba nkasanga aho tugeze hameze nabi. tujye mu miyoborere mukecuru perezida Paul Kagame ni umuperezida abantu benshi Afurika yemera uriya mubyeyi wowe umuvugaho iki? Umuntu twabanje kwimika ni Rudahigwa dukurikizaho Kabare ka Nyamucenyi naramwiza undi nindera n'abarwigemera n'abandi nuko niko bimeze. ubwo bakigera bose barababonesha amaso yawe rero bakigera bose ndabazi. ubu rero umukecuru muri iki gihugu cy'u Rwanda yerekana bakigera na Musinga bose ndabazi. yagiye Umusinga yagiye ndi mukuru ndi igikumi cy'Akagarara igikumi kinini ariko buriya ufite nk'umwaka 25 wapimaga nk'ibiro bingahe ubwo icyo gihe niba wibuka neza? 36. ariko bari bike rero we ubwiza ukuntu nanganaga nari muremure kandi nari mutoya ameze neza cyane ahubwo natangiye kuba munini maze kubyara niho natangiye kuri muri 30 niho natangiye kujya nzamuka mba munini. ariko icyo gihe ufite 25 aho gushobora kuba ufite nk'ibiro nka 55 nk'ibyo oya nari munini menya icyo gihe twarapimishaga reka da twari ukugereranya n'abaganga ntabwo bazaga ngo bagire gute waragendaga bakaguha imiti ugataha. hari abagabo ba kera nubwo nakomeje kuvuga ku bagore ariko abatware ba kera cyangwa se abagabo ba kera b'abagore ubona batandukaniye n'abaha mu bigendanye wenda no kwita ku nshingano z'urugo no kwita ku burere bw'abana no kugumana cya cyubahiro bafite nk'abagabo. Abakera rero ni ngombwa bagira ibiganiro bimeze neza bitonde yubahaga urugo rwo kubaha umugore akubaha abavandimwe akubaha abaturanyi icyo cyubaho kikabaho ntihagire umuntu ubyata undi kaba munywanyi we kabiki n'ibyo ibyo bose ubona bitandukanye biratandukanye kuko kurungu ashobora kuvuga ngo nyewe iby'iwanjye ni ukwikubira mu rugo iwanjye gusa nta kindi. mwenda mukecuru dusoza tugana ku musozo nk'umuntu wabashije kubaho muri iyo myaka yose mutware wakitaba Imana agakomeza ukihangana hari abantu badabasha kubyihanganira agahita ashaka undi rwose reka ntawe namushaka mushaka ngo agira ati nihe nama cyane ugira cyane abakiri bato wenda nko ku bakobwa nk'abakobwa bariya nababyira mujye mwitonda bimeze gutya na gutya na gutya apana kugenda mwasamye ntabwo ari byo byiza niko bigenda. ubwo rero ubona hari ubwo bashobora kuba mu buzima bw'uburangare kabagiraho ingaruka? oya ntacyo bibagiraho ingaruka ahubwo iyo ugumije kubimutotera ukamubwira nawe aragaruka akiyubaha akazamenya uko azajya gutunga urugo rwe. wenda akandi kabazo k'amatsiko uri umunyarwanda hano mu gihugu imyaka yose umaze mu Rwanda ni iki wishimira kuba wenda muri iki gihugu cy'u Rwanda? nishimira igihugu cyacu kuko nicyo cyiza cyane n'abagituye natwe bacu kuko twese turabusabane. ujya wizera mu ibintu by'Imana? cyane niyo nizera Imana Nyagasani niyo yandemye
urumva no kuvana n'ubu ngubu umbiye uracyuje kuvuga ngo iby'Imana ubwo ntabwo mba nkibanye nawe umuntu n'ukwizera Uwiteka akizera Imana Nyagasani ibyose ibyo dukora byose ibyo dukora ugira dute yamyeze Mungu tu ni Imana. Uravuga imvugo umuntu akumva wagira ngo uri nk'umwisilamu mo gake. Nanjye ndi umusiramu kabisa. Mashallah. Nanjye narabimenya ariko mbifata byinshi nagiye kuvumba ipirawu dore mugira ubuntu ntago mwimana. Hanyuma rero abisilamu murabasaba iki kugira ngo iyo Mana twambaza cyangwa se mwambaza iba ari Imana y'ukuri koko n'ubibonye ku muntu abimubone nkuko nawe twagira. Imana Nyagasani bajye bambaza Uwiteka bambaza Imana Nyagasani. Uwambaje Imana Nyagasani akemera akorera ijuru ry'Imana akemera akaba yanabipfira akavuga ati ibi ngibi nemeye gupfira Imana kandi nemeye gupfira abo tuvindimwe abaturanyi banjye abagenzi bangira nikituma ubona isababu nyinshi cyane. Hari umuhanzi ugezweho mu Rwanda ngo witwa Igisupusupu uwo muntu waba muzi? Numvise bamuvuga ariko ndanoshande kunjaraze ko nakijya kureba niyo bagize ndababwira ngo nibafunga ayo bantu yabo ndaryinira. Umwumva hose cyangwa kumva indirimbo ze? Ndazumva ariko sinakubwira ngo niyi akumva abana nyine bamwishimira. Ku bwanyu nawe mwagiraga umuhanzi basusurutsa rwose akajya mu mitima ya benshi? Akajya mu mitima bakugasanga baragira. Cyacu ndagushimiye rero Imana ikomeze gukomeza. Imana niyo nkuru. Hajyebwo niba atari kubyinjiramo cyane iyi myaka 101 ni irihe banga nicyo kibazo ubundi dusorezaho. Ibanga ryo kugira umuntu arame hejuru yo kurya neza, hejuru yo gukora ka siporo, hejuru yo gusenga, ibanga ryo kugira umuntu arame nirihe? Kura gusenga ukamenya buri umuntu wari wese ukamenya mbese ikintu kiri kwisi kuko nacyo gifite ubugingo nk'ubwo ufite buzagendera hamwe. Hahandi niho uzinjira, hahandi nikituma utahakorera nabi, ibindi nikituma utavuga ngo reka njye gukora nabiriya buryo ubukoze nabi cyane. Ushobora kwemera Imana imwe gusa rukumbi nta kindi. We nirihe banga ryagufashe kurama kugeza none ukaba wicaye nta ugucira urubanza? Ni Imana kuko ntabwo ari njye. Tubwiye nk'umurongo muri Korowani wemera ugukomeza cyane. Unkomeza cyane. Bagenda cyane kwa Subhana wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kugubwo ngubwo mbigiyemo ntabwo nabishobora. Kuko ni ibintu bigiye bigira Imana niyo nkuru. Ariko nahise ngo muramwemera. Isa ingene mvuze Yesu uvuze? Yesu turamwemera kuko ari nawe n'umwana nibari senyina byibuka. Oya ni numwe y'Imana. Ni numwe y'Imana Ariko barakorera bakavuga ngo ni Imana n'umwana w'Imana. Oya ni numwe y'Imana. Naho Muhammad ni numwe y'Imana. Byose ni kimwe. Yesu na Muhammad barangana rero? Barangana nyine. Kuki mutabasenga kimwe rero? Burya tubasenga kimwe nuko mutabikurikirana cyane. Yari umuvuga n'icyaraho cyishingiye sinagishobora. Byose umuntu arabivuga da. Iyo akibyibuka arabivuga. Naho tugereye habyabereye babyaraduciyeho. Ubwo rero nanjye nyemera mvuge ngo alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amen. Nyagasani bongerere kuko mwaje kudusura. Murakoze cyane. Imana rero ikomeze kurinde. Reka rero tugende dusubire ku kazi. Urabona gutya ariko kandi umubiri wawe ari mwiza cyane. Ntibyibuka se? Nari nk'umuzungu. Oye bibaho buryo umuntu ari gusaza. Buriya rero ukubiba byaragenze n'umubiri ugenda ucika intege. Abanyweye inzoga nyinshi atangira kuba nk'uko kandi wadashaje. None wowe urashaje. Ariko banza ari inzobe cyane. Nari nk'umuzungu. Ari nk'umuzungu ariko mukecuru harakavuze bagiye kukubaza. Abasore wenda wemeye uwo ariko ngo baguteretaga nk'icyo gihe bari nk'abangahe? Babaga benshi ariko nawe numvaga uwo numvise n'uwo nguwo gusa nati.
hari n'abageragezaga kugushukisha uduhenda abana kandi muri aha bajyaga yarakubeshyaga akakubwira ngo ubuhenda bw'abana n'umugore n'umugabo ngo uramenye ubwo ukamujugunya gutyo n'ibyo nta wigeze akuzanira wenda ab'iki gihe babaha nk'imodoka agasanga aremeye ka telefone akemera aha nta wambeshya ngo nzamwemerere njye nakoresha amaboko yanjye nkazayi Imana yaba yariyo cye yampaye ikazakimita amapasi nibyo nacyo uvuga ko nta musore muri ibyo bihe byanyu wari kugusukisha na kugushikisha akamodoka ntibishoboka umukobwa se wemera nk'ubaga mu nk'akamodoka kereka ubu ngubu nuko atavuga ati ndayikura nawe imodoka n'ibyo ngibyo wabikuriye no mu maboko yawe kera byari bimeze neza amafaranga ya kera tugikoresha amakuta abiri n'isenge wabaguze icyo ukora twabikaga mu mamuga mu bisabo mu ntuza mu biseke n'ibyo hari ibintu bita Facebook na za WhatsApp ni ibintu urubyiruko rw'iki gihe rushyiraho rugenda rukaganiriraho rugashyiraho n'amafoto hari abakobwa rero bajya bashyiraho amafoto ngo bambaye ubusa ubu bitekereza iki ibyo bintu ni ibintu bibi ngenda nabyanga rwose niyo mbyumvishije ndamujyana sinzongera no kukubona imbere yanjye wumva ari imigirire idakwiriye mu rwose bavuga ko ari uburenganzira bwabo b'iki gihe ni igihe tugezemo igihe tugezemo kiraruhije ariko rero ntibikwiye ni ukujya babyihanganira ariko kereka nk'abakera nk'abubu ngubu barareba ugasanga ari imiguruka n'ibyo nta kintu ku bwanyu mwabaga utuntu two kwisiga twa rabero bagera batuzi twa tuntu b'abakobwa basiga ku reka oya ntabwo byabagaho ko ibonye nk'umukobwa wisize twa rabero na twa tundi dutukura n'ibyo ntibyabagaho byaje nyuma byaje muri Kandebe byaje muri 80 niho byatangiye kugera biza abahinde babizana abarabu ukamenya hariya ari isoko rya Nyarugenge ryuzuye ariko umuntu yakisize ubona ari agaragara neza se aragaragara nyine nuko aba yagiye kwisiga utwuntu none atakwisiga ubu se kureba nturora ariko nawe wisize akayina aka kayina ni suna se muyita suna ni suna nyine ni suna ariko nawe imbere waratwisigaga naratwisigaga nyine aya ni umutako sibiye umugore wundi ni umuntu w'imitako iri mwagitaga ikanga ni ikanga ni ikanga iki gihe se ubwo yaryambara iki gihe abantu atapfa kuryambara yambarira impenure twebwe burya b'iki gihe abakobwa ngaho twumva urakoze cyane burana erega yemwe mu kuganira n'abantu bakuru ntabwo byoroha birakomeye murakoze cyane rero